icyo gihe nubwo nazaga nje gufata amadiskete hano i Kigali ariko naranyarukaga ngasura nabo bashuti banjye hanyuma nkabagezaho icyo cyifuzo cyuko nshaka kwiga production kandi na mbere yaho aba producer bose nari mbazi ngira ngo hari banza ari kuba muri ibyo bintu bya muzike numvaga mbikunze aba producer bamwe urumva nibyo twagendaga dukopera ukabuzi amatushe y'aba producer ukumva numvaga mfite inyota mfite inzozi zo kuzababona byibura cyangwa nanjye nkaba producer ko ndibuka rimwe rwose nsaba Imana ngo izangeze muri studio kugeramo byonyine hanyuma biza kurangira hari korari nsabye kuyifasha kujya kwicurangira muri studio turagenda turaramo ntabwo wagezemo gusa ngo nayirayemo tubahaye ikaze inshuti bakunzi ba Source of Joy Studio ugenekereje mu Kinyarwanda ni isoko y'ibyishimo. Tubashimiye cyane umwanya muduha kugira ngo mukurikirane ibiganiro tubagezaho byaba ibyo muri kumva ndetse n'ibindi bizagenda biza uko tuzagenda tubibagezaho. Nge muri kumva kuri mikoro ni Emmanuel Ntakirutimana. Twagira ngo tubanze dusenge mbere yuko mbereka n'uwo turi kumwe tugiye kuganira uyu munsi. Tubanze dusenge Imana kugira ngo ibyo dukora byose Imana idushyigikire. Mana data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye cyane ko udukunda urukundo rukomeye kandi warudukunze kuva kera ubwo wanatanga umwana wa Yesu Kristo kugira ngo adupfire bityo umuntu wese umwizera n'uzamwizera atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Nawe ajya kugenda dusigiye itegeko ryo gukomeza kwamaza ubutumwa bwiza. Niwo murongo natwe turimo kandi dufasha n'abantu kugira ngo bashe no kwigira. Ndakwinginze kugira ngo ibi biganiro bigirire umumaro umuntu wese uri kutwumva kandi umwuka wera biherekeze kugira ngo bibashe koko guhindura. Natwe bane natwe umwanya wose dufata uwo kugwesha icyubahiro tubisabye Imana mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane rero nkuko nabibabwiye ntago ndi jyenyine nkuko mubona ndi kumwe na mugenzi wanjye ariko n'umugabo bakwivuga maze turi kumwe badukurikiye n'abakakumenya. Yesu ashimwe. Nitwa Niyonzima Leopold nkuko mugenzi wanjye Emmanuel amaze kubivuga. Nkaba ari nge producer muri studio yitwa Source of Joy. Nanjye mbahaye ikaze tuzagenda tubana ibihe byinshi kandi twizeye ko Imana izakomeza kugenda iduhana umugisha. Amen. Harakoze cyane. Leopold, mbere ko twinjira kuri wowe kugira ngo twibwire nyirizina n'urugendo rwawe kuva utangiye ugerageza kwinjira mu bya studio kugeza ubu ngubu, tubanze tumenye ubundi iri zina Source of Joy ryaturutse kuki? Niki cyaguteye kuryita studio kwita Source of Joy? Izina ahantu ryaturutse ni mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana muri Zaburi ya 87 ku murongo wa 7 havuga ngo abaririmbyi n'ababyinnyi bazavuga bati amasoko yanjye yose ari muri wowe. Amen. No kuvuga ngo nta handi hantu dukomora ibyishimo, nta handi hantu dukomora umunezero, yewe na zanganzo tukunda kuririmba zigafasha imitima y'abantu, nta handi hantu zituruka uretse mu Uwiteka. Amen. Kandi Uwiteka ari naha hantu. Nibyo. Bikahita bituma rero ugeze naha ngaha hakura n'ibyishimo kuko hari Uwiteka. Ni byiza cyane ubwo abantu banabimenye ko nta yindi soko y'ibyishimo, nta yindi soko y'amahoro uretse mu Uwiteka. None rero hari abantu bazi izina Leopold nubwo umaze gusobanura ko nirinda ari Niyonzima. Ariko ubundi stati yawe uri muntu ki? Twibwire muri make ya Leopold ni muntu ki? Yego. Leopold ni umugabo, n'umugabo wubatse urugo, ufite umudamu n'abana 4. Hanyuma ndi umukristo, ndi n'umuririmbyi, nkaba ncuranga kandi mu buzima bwa buri munsi nkaba ndi producer nyine ukora indirimbo zihimbaza Imana mu buryo bw'amajwi. Ushaka kumva abana banakikanga imyaka yose nyikubajije ndabibitse ariko ni umugisha Imana yaguhaye. Iyi studio rero hari abataza iherereye, ni nabyiza ko bahamenya ku buryo banashatse no kukugana bakugana. Studio Source of Joy iherereye hagana he? Ya studio iherereye ni mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo mu murenge wa Gisozi.
mu kagari ka Musezero, hanyuma iri hafi n'amarembo ya kabiri ya Yerika, mu mudugudu bita w'Amajyambere. Hirya gatoya y'amarembo ku muhanda w'igitaka, kugira ngo abasanzwe bazi muri ako gace bahise bahumva ni hafi cyane aho ngaho. Umuntu ahageze ashaka yahamagara ukamwumva rwose. Nta kibazo, dusoza turaza kugutangana nimero kurya umuntu anagukeneye yaza ko hamagara. Noneho rero twinjire mu buzima bwawe Leopold. Ubundi ukiri umwana, ukiri mutoya, kwakunda abana baba bakondo, umwe yavuga ati ndubaka inzu, ndi agakora imbunda, uri abana benshi bavuga ngo nzaba umusirikare, nzaba umushoferi. Ubundi weho wigeze wumva mu bitekerezo byawe harimo kuzaba producer cyangwa kuzaba umucuranzi ukiri mutoya? Ndabyibuka ko ari igihe wenda ntibyagiye bibaho igihe kinini bitewe n'agace abantu babaga barimo, ariko ndibuka ko hari igihe cyageraga rwose ndi kumwe n'abandi bana tugakora korari, tugacuranga, nkafata igiti nkabacurangira. Hari nko mu myaka ingahe? Hari nko mu myaka 8, 9, 10 hafi aho ngaho. Kugira ngo hari nubwo umuntu aba amaze no guca ubwenge hari. Naho ngaho rero ndabyibuka rwose, kandi maze no kwigira hejuru gatoya ntangiye no kwiga gucuranga, ngafata kasete, amaradiyo ya kasete mu rugo, twese twicaye turi nko kuririmba, nk'abari kodinga kuri kasete. Ukiri muri iyo myaka? Muri iyo myaka 14, 15 aho ngaho. Aho nari nanjye no gucuranga, ngafata ibyuma, ngafata gitari, ngafata piano, nk'abari kodinga iyo muzike yose mu rugo, nk'abari kodinga. Urumva twese twicaye muri salo n'ababyeyi n'abavandimwe, nk'abari kodinga. Ubwo ubundi hari hehe abantu banamenye naho navukiye? Hari abantu bagira ngo Kigali, ariko batinya kuvuga ko bataturutse inyuma ya Kigali. Nizere ko utari muri bo. Nge ubusanzwe navukiye mu gihugu cya Kongo, ariko nturi umukongomani. Yesu ndi umukongomani. Amateka yacu murayazi, abanyarwanda bagiye duturuka hirya no hino. Ariko aho nakuriye nyirizina ni mu majyaruguru. Ubu habaye mu burengerazuba, mbere hari mu majyaruguru, mu karere ka Nyabihu, mu murenge wa Jenda. Ngira ngo naho ngaho hari mu Jenda, abahazi ari mu santere. Kuri rusengero rwa DPR ruri hejuru y'umuhanda, ngira ngo niho twabaye igihe kinini. Na n'ubu ababyeyi banjye niho banatuye. Ugeze kubikomoza uvuga uti najyaga mba turi kuririmba, ncurangira abana. Wakijijwe rya rugo cyangwa wavutse ukijijwe? Oya, icyo bababeshye. Ntabwo nta muntu uvuka akijijwe, kuko agakiza ni amahitamo y'umuntu. Ni ikintu umuntu ahitamo, kandi agihitamo akuze, ari ubwenge amaze kumenya, akamenya icyo akwiye gukora. Ariko nagize umugisha wo kuvukira mu rugo rw'ababyeyi, nsanga bakijijwe, ndetse nsanga bakora n'umurimo w'Imana. Kuko ndibuka ko navutse nsanga papa ari mwarimu, hanyuma aza no kuba pasiteri. Urumva ko nagize umugisha wo kuvukira mu bakozi b'Imana. Amen. Rero bifite isoko. Noneho twinjire rero mu rugendo rw'umuziki. Uretse kuba warumva ubikunze uri umwana, watangiye kwinjira mu kubyiga, ndavuga mu gucuranga by'umwihariko. Ntiturinjire mu bijyanye no kuba bya production. Mu kwiga gucuranga byo byatangiye byafite nk'imyaka ingahe? Wenda tuvuye kuri byandi byo kubikinisha, hari umuntu ari umwana, noneho twinjiye nyirizina mu kubyiga. Noneho hari gitari, niba ari gitari nkayifata nyirizina. Ni hagati ya 2002, 2001 na 2003, aho ngaho ni muri iyo myaka. Naho ngaho nabitangiye. Naho ngaho kuko ndabyibuka ntangira, twabaga ibyuma biri aho ngaho mu rugo babihabitse. Urumva twabaga turi no hafi ku rusengero. Oya, ni hepfo gatoya aho bita ku Cyamabuye, naho ni muri uwo murenge wa Jenda, ngire ngo kuko twimukiye mu Jenda nyuma gatoya.
muri aho 2001 naho ngaho ngire ngo utangira kumenya gucuranga bijyanye no gukorera Imana mu makorari waje kwinjiramo ryari kuko kenshi usanga haragiye ibyo ndi kubona iki gihe usanga umwana atangiye kumenya gucuranga ari mu itorero bakamushyize muri korari nawe nuko byagenze cyangwa wowe warabyize ariko ucuranga komeza gucuranga wowe ubwawe wenyine oya mbona byigiye ndi no muri korari icyo gihe nari korari muri korari y'abana noneho nyuma maze kubimenya ho gatoya ndabyuka ko nacurangiye iyo korari y'abana nk'inshuro nk'ebyiri korari bakuru bacu bahita bantwara mpita njya muri korari ya nkuru icyo gihe wiga gucuranga wize gucuranga iki ubwo turaza no kwita tujya aho ngaho ngo uzi gucuranga ibihe bicurangisha ntangira gucuranga icyuma cya mbere nibuka nacuranze ni gitari bass wakozeho bwa mbere niyo nakozeho bwa mbere bo wenda n'izindi narazikinishaga ariko bwa mbere ncuranga mu materaniro curangana n'abandi ni gitari bass none se ni nayo uzi gucuranga cyane cyangwa ibyo umuntu ahera hose byo ushaka kuruta ibindi ntabwo ari cyo bivuze ko ahubwo umuntu ashobora gutangirira ku gikoresho runaka nyuma akakiva akajya ku bindi kuko kugeza ubu ngubu rwose sinyeruka noneho ubu ngubu abakuzi uba kuri piano cyane kandi na production usanga kenshi bigendana n'iyo piano cyane yenda kurusha nayo magitari nubwo ashobora kuba ngombwa ariko nigeze kubaza ngo uze kutubwira niba uzi gucuranga ubwo njye nari nkomojeho no kuri piano ko no mu rusengero tukubona no kuri piano uze kuturondora ibyo uzi gucuranga ariko unatubwire n'icyaje kugukurura no kugira ngo winjire muri piano cyane ngira ngo wenda nyuma wenda reka mvuge gatoya wenda n'ibindi nacuranzeho navuye kuri iyo gitari bass njya kuri akompanyema icyo gihe nta piano zabagaho twacuranga ndabyuka ko twacurangaga gitari 3 n'ingoma y'uruhu hanyuma mvuye kuri gitari bass njya kuri akompanyema akompanyema yo nayo icuranze n'igihe kinini intoki zarahiye kuko wagomba gucuranga udakuraho kugira ngo hatazamo vide icyo abacuranze bita vide hanyuma urumva akompanyema ubundi kubucuranga akompanyema bigegeranye cyane na solo ubwo soliste yaba yasibye ngacurangaho na solo hanyuma ariko ubwo urumva kwa kundi ibyuma biba biri aho ngaho mu rugo ubwo korari biguze sente ndabyuka sente babanje kugura ni peseri 223 icyo gihe rero ntangira kuyiga nayo birangira aba ariyo ngiyeho noneho cyane kuko byageze nyuma haza n'ibindi bita ibyo gukora amadiskete ya sente barayigurisha ivaho haza bagura inini noneho bisa naho imiziki ya gitari itangiye kugenda itagaciro niko navuga itagaciro noneho wa muziki wa diskete abantu akaba ariwo bikundira kuko bagurimo ingoma urimo bass urimo ibintu byose ngira ngo hari naho byahereye ko ninjira no muri sente cyane birangira nibonye muri piano gutyo ese wari ufite ubundi umuntu uguha gutera imbaraga cyangwa se muri Gifaransa kwankuraja gutera imbaraga kugira ngo agusunikire mu komeza kwiga umuziki cyangwa niwe ubwawe witeraga izo mbaraga navuga ko bari bahari ntabwo navuga ko batari bahari kuko byonyine na korari kuba narindi muri korari kandi korari ngira ngo abantu bazi muri kara gace n'abantu bakunda umuziki cyane icyo gihe rero urumva kuba narindi muri korari bansigira ibyuma bavuga atiga ndabyibuka ko banatuzaniraga n'abarimu batuzaniraga abarimu b'abadivantiste bari batuye muri utwo duce bo bari baraguze ibyo byuma mbere bafite piano mbere bakaza bakatwigisha haba hari ibyo ntamenye kubera wenda nagiye nko ku ishuri ngasanga hari abandi babyize bakanyigisha nabo urumva abo bantu bose bagendaga bantera imbaraga nyiri aho ngaho wenda ni akantu gasa nk'akaba kanyuzemo wigeze ukubitirwa cyangwa se uhanirwa yuko hari ibintu imirimo runaka wabuze utakoze bitewe no kurangara mu bicurangisho cyane naraziriye kuko
urumva umubyeyi we igihe aba akeneye umwana ntabwo amubona kubera ibyo kintu ahise ahugiramo. umva niba mvuye ku ishuri ngahita nza bankeneye ngiye ngahita ako kanya njya muri sente bagahita banyigisha ako kanya ibyo biriwe barimo kwiga. umubyeyi aragukeneye ngo ujye kuvoma. urumva mu cyaro, ubuzima bw'icyaro mwese murabuzi, kuvoma, kuragira, kujya gushaka utundi tuntu nyine nk'umwana. ninjye mwana mukuru hagati aho ngaho. urumva ko byanze bikunze nagombaga guhanwa nyine nk'umuntu, umwana utubahirije gahunda. ntabwo se ababyeyi bakubwiraga ati mwana wanjye tutazayoba ugatwarwa umutima n'ibi ngibi kandi dushaka ko wiga ibi n'ibi, hari ibintu bashaka ko wiga bakumva uwo muziki wawe reka kuko kurangaza cyane? banambwiraga ko rwose ibikoresho by'abandi nibiramuka bihiye icyo gihe nzabaga nyifasha kuko bumvaga nyine ari uburangare ndimo. bumvaga ari uburangare ndimo, bakumva ntabwo bumvaga nyine intumbero y'ibyo bintu. ntabwo kandi nanjye ubwanjye uretse kubikora biri aho ngaho ntabwo nari nzi mu by'ukuri ngo Imana irimo gutegura iki imbere aho ngaho. ngira ngo byo ni uko byari bimeze. tukiri aho rero, ni ihe nama wundi wagira ababyeyi tukiri aho kugira ngo nze kuhimuka igihe usanga umwana afite impano nk'iyo yatangiye gucuranga gutyo, ariko umubyeyi we yamureba akabona hari byo si ibintu bizamukiza, si ibintu bizamubeshaho, agashaka kumugira ibindi amuhatiramo, amutsindagiramo cyane. nihe inama ababyeyi kugira ngo tuze kukimukiraho rimwe? inama nabagira ngira ngo yo irumvikana byonyine. urebye wenda aho ndi ubu ngubu byonyine inama nawe yayiha. inama ni uko ababyeyi bagomba gushyigikira abana, bagomba gushyigikira abana mu murimo uwo ari wo wose. ngira ngo umwuga wose ubona umwana ahugurukiyemo, ikintu cyose umwana ubona ashishikariye, mutera inkunga ajya muri icyo ngicyo. wimubuza ayo mahirwe, wimwicira iyo mpano. mureke mushyigikire aho bishoboka. niba ufite ubushobozi mushyigikire, akomeze azamure indoto ze, azamure ubushobozi bwe. urakoze cyane. reka noneho dukomeze n'urugendo rwa production cyangwa se kuba watangira gukora ibingibi wagize umwuga. ugeze gukomoza ku kintu kijyanye n'amadiskete. amadiskete hari igihe rwose yamamaye cyane. yamamaye, abantu bakunda kwita ngo twagiye. kuko abadirije bashyiraga muri senti ubwo barembye ngo mwitegure ngo twagiye, akaba arafunguye bakagenda. urugendo rw'amadiskete ntekereza ko rwagiye runakuzamura kugeza muri ibi ngibi. diskete wazinjiyemo ute, wazikoze ute, zakugejeje kuki? tubwireho aho ngaho n'urwo rugendo rw'amadiskete. urugendo rw'amadiskete ngira ngo ni narwo rwabaye imbarutso cyane y'ibintu ndi uyu munsi, kubera ko iyo uje muri production ni ibintu bijya kwegera cyane rwose iyo diskete. kuko urumva niba umucuranzi aba afite ibyo bitekerezo, akamenya ngo ndakora ingoma gutya, umuririmbyi arandirimbira, nkore ingoma, nkore piano, nkore utwo tumoriso twose, utwo tuntu twose agenda aterateranya. n'ubundi ni bya bitekerezo biza n'ubundi na hano muri production nyine. rero urugendo rwanjye rwatangiriye aho ngaho, aho nyine mu Ijenda, kandi vraiment abantu bo mu Ijenda ndabasuhuje. Imana bahumugisha. barakumva nizera ko bari gukurikira kuko n'ahantu Imana yanyaguriye cyane. fondasiyo yanjye iri aho ngaho. rero natangiye aho twatangiriye, ndabyibuka nako gasente ka mbere ka peseri 223 kageraga utuntu bita memory. ugafatamo akantu k'akagoma, agafata wenda n'udupiste nka tubiri. noneho twabifataga kuwa gatandatu tukarazamo umuriro kuko iyo wibeshya kugacomoramo umuriro byataga bivamo. ntabwo wabisevinga ngo bikunde. nubwo wasevingaga ntibyagomba kumaramo umwanya. twarazagamo umuriro tugacomeka amadabutateri, umuriro ukararamo, cyangwa se tugashyiramo amabuye, umuriro ukararamo. ejo mu materaniro tukabiririmbiraho, tukabigenderaho. rero nyuma iyo indi korari twabanaga ku mudugudu igura peseri 550. abantu barayibuka, yakagamo amabara ubururu, umutuku.
iyo yajyagamo diskete rero ngira ngo hari ntangira gukora ku diskete nkoreye kuri iyo ngiyo abo bavandimwe bose n'abandi twazanaga ngo batwigishe nanjye ngenda mbireba n'abandi bacuranze bagenzi banjye dutangira aho ngaho gutyo none nyuma baza kugura peseri 2 urumva yo yari sente none isa naho izamutseho ntangira aho ngaho urumva natangire gukorera kuri izo indirimbo zaho nyine ku rusengero rwacu aho ngaho mu Jenda muri korali yanjye yitwa korali Umuriri ndetse na korali Siyoni ngira ngo naho ngaho ubwo nuvuga ngo korali wakoreye bwa mbere ni Umuriri ni Siyoni ni Umuriri indirimbo wakoze bwa mbere aho yibuka ntabwo nayibuka ubwo dirija w'Umuriri niba dukurikiye abyibuka azatubwira rwose maze iyo ndirimbo tuzanayiganireho none waba wibuka ahantu wagiye unyura bakora amadiskete ntabwo nahibuka hose ariko urumva cyane cyane aho ngaho mu rugo muri ako gace ndabyibuka hagati ya 2003 2004 2005 cyane cyane nari aho ngaho muri ako gace kiwacu mu matorero yegera mu Ijenda aho bitazarega mu Kamira Byangabo hirya gatoya aho bita mu Bigogwe kumanura kara gace ahari aho ngaho nyine nyuma nibwo za 2005 niho nagiye kwiga i Musanze ndimuka none Musanze ntangira gukora aho mu kigo twari twimukiyeho kwa cyari ikigo cya Batista muri aho bita Itebe hariya mu mujyi wa Musanze aho nakoreza amadiskete menshi muri icyo kigo kuko buri kora hari nka korali 3 ngire ngo niza abanyeshuri nyuma urumva ngaho mu mujyi hose Musanze za Kinigi haruguru aho ngira ngo muri utwo duce cyane nagiye makora amadiskete ariko ndumva nkuzingiye noneho za Muhanga nakora diskete urumva byanze bikunze navuye aho ngaho njya wenda narimvuze hirya aho nabaga ari Muhanga naho nagiye muri iyo myaka za 2006 7 Muhanga Nyamagabe Kigali muri Kigali anazaga kuhakora indirimbo na Rubavu za Mahoko naho rwose igihe kinini najyagayo ahandi ni kuri Brasserie naho ndabyibuka za Rugerero muri utwo duce hirya no hino kugira ngo ahari nuko nguko nagiye